igitsina cyangwa se igituba rwose hari ibice umugore ashobora kurongorwamo bidakoresheje igitsina cye ku buryo ushobora gukorerwa akazi kose batageze ku gitsina cyawe neza bakagukorera fresh batanakigezaho rwose batanagitunze imitwe y'intoki n'amazi urugero ufashe amazi ashyushye burya amazi ashyushye akuraho imyanda yica microbe cyane ku buryo utabyumva ufata agasume ukanagura ku mbura y'umugabo wawe neza ukahanagura fresh ukazana kandi ukumutsa fresh ubundi bintu bikajya ku murongo burya biba byiza rega yo mugiye gukora sex ko byaba bimeze kose mubanje kwimvanamo mugahoberana mukayambirana mugasomana mugakarisanya ibintu bikamera neza burya gusomana ni ikintu kijye gikurura sex ukamwambura ahantu hose ariko buri unabishaka n'ikariso ntiwanayimwambura wanayirika kubera ko burya ntago twavuze ko igituba kiruhukira ukaba wamukuramo isitiye neza ukaba wafata kagatambaro nakubwiye ukaba wamuhanagura hano hagati y'amabere ukuntu kanamuhanagura ku mabere neza warangiza ukabona ko hasa neza ukaba wamubwira ati shiri wanjye ufite amabere meza ati ugasa nkaho umusitaraye hejuru ukunda ugahita usa nkaho ufashe diki yawe ukayirambika hano hagati y'amabere warangiza ugafata ya mabere ukayahuza neza ukayafatanya warangiza rwose ugasa nkaho ugejeje imborohehe mu gituba neza fresh ukuntu uba wayirambitsemo ukuntu uba wafashe ya mabere fresh morning guys mumeze nizere ko ibintu ari amahoro nizere ko mwaramutse neza nkuko bisanzwe murabizi ni kuri ko mumbeze ndabakunda by'umwihariko inshuti zanjye zo mu Burundi ndabasuje cyane kandi namwe mwifuza ko tubagira inama n'ukuri ni karibu cyane murabizi ko tuba turaha kubagenera impano cyangwa se ubumenyi bwinshi nawe wifuza kumenya ufite ikibazo cyagukomereye turahari ngo tukugire inama ubundi ibintu bigende neza nawe ufite ikibazo wifuza ko tugusubiza ni ukuri kibaze ubundi ibintu bimere neza bigende neza uyu munsi rero murabizi ko hari ikintu nabateguriye nta nubwo mukizi ahubwo Sephora ni igiki ntago wayifora tutari kumwe hano ndagushimiye cyane wowe ugiye kureba ino video icyo dugusaba gukora subscribe share comment like waba ukunze ikiganiro ukagisangiza n'abandi ubundi tukikomereza uyu munsi rero tugiye gukomerezaho ku bice warongorwaho twabibabwiyeho ko tuzakomerezaho ubutaha hari ibice umuntu ashobora kurongorwamo hadakoresheje igitsina cyangwa se igituba rwose hari ibice umugore ashobora kurongorwamo bidakoresheje igitsina cye ku buryo ushobora gukorerwa akazi kose batageze ku gitsina cyawe neza bakagukorera fresh batanakigezaho rwose batanagitunze imitwe y'intoki ubundi ukarangiza n'umugabo wawe akarangiza ibintu bigakorwa mu buryo bwiza kandi butunganye icyo gice ni ikiherera hamwe wumve ibintu ngiye kugutegurira no kukubwira nk'uko tubizi isuku n'isukura bijya imbere isuku ijya imbere nakubwiye ko umuntu atangiza agasume k'umweru n'amazi urugero ufashe amazi ashyushye burya amazi ashyushye akuraho imyanda yica microbe cyane ku buryo utabyumva ufata agasume ukanagura ku mbura y'umugabo wawe neza ukahanagura fresh ukazana kandi ukumutsa
fresh, ubundi ibintu bikajya ku murongo. Burya biba byiza rega iyo mugiye gukora sex ko byaba bimeze kose mubanje kwimvanamo mugahoberana mukayambirana mugasomana mugakarisanya ibintu bikamera neza. Burya gusomana ni ikintu kijye gikurura sex cyane, niko gutegurwa kwa mbere, kwitegura imibonano mpuzabitsina musomana nicyo kintu cya mbere ashobora gukora cyiza kandi kijyanye n'ibintu mugiye gukora. Kuko burya iyo umunwa uhura n'uwundi cyangwa se ururimi ruhura n'urundi, hari ukuntu udusantima tugenda twiyongera neza kandi mukarushaho no gukundana. Burya hari abantu basomana iminota 30 yose. Ushobora kwibaza uburyo abantu basomana iminota 30 yose, nuko baba bakundana babifiringa bumva ko ibintu biryoshye, ibintu bimeze neza. Hanyuma noneho ubu ngubu icyo gice ngiye kuvuga kirareba umugabo rwose, kirareba umugabo. Wa mugabo we, icara hamwe wumva ukuntu ugiye kujya urongora umugore wawe bidasabye kuba wakoresha igitsina cyangwa se bidasabye kuba wamurongora mu gituba. Ese wa mugabo ushobora gukora gute rero? Sasa nakubwiye ko ushobora gutangira gutegura umugore wawe umusoma neza, mukarita mukora ahantu hose, ariko ntiwirinde ku gitsina kuko rwose ubu muri iyi minsi ntabwo turi kurongora mu gitsina. Igitsina kiri kuruhuka, kiruhuka. Ibaza ikintu urongora imyaka yose, ukava ku wa mbere niba mumaranye imyaka 15 ukava ku wa mbere urongora igitsina, ukaheza ukwezi, ugafata ukundi kwa gatatu, kwa 9, kwa 10, kwa 11 ukiri ku gitsina rwose. Nacyo kiba kigomba kuruhuka, kikaruhuka kigatora akayaga, ubundi ugafata ibindi bice. Hariho ibice byinshi pe, niyo mpamvu tuba tugomba kuruhutsa igitsina cyacu nacyo kikaruhuka. Burya hari n'ukuntu umuntu akora sex igitsina kikababara kubera ko kiba cyararushye. Rero niyo mpamvu ugomba kukiruhura kikaruhuka neza fresh, ubundi ugafata ibindi bice, kuko burya igitsina nacyo kijye kiruha. Nubwo utarabiza avuga ngo igitsina ngo ni parasitike, ngo igitsina ngo cyacamo ngo n'umutwe w'umuntu ngo n'umutwe w'umwana, ariko burya nacyo kiraruha. N'icyuma cy'umuzungu ari icyuma bakoze, za mashini zirapfa zikaruha nkasika umubiri w'umuntu kanawupfa. Niyo mpamvu rero tugomba kuruhura igitsina. Hanyuma noneho iryo banga nirihe ambahishi, ubu uri kumva washyugunge wanankubita kandi ntibikunda, ntabwo wapfumura telefone yawe cyangwa mashini yawe ngo nkubite. So twagiye rero, yewe mugabo ukunda umugore wawe, wa mugore wawe ubonamo nk'ikiriro ukamera kavuga ati rya n'izuba ryanjye nizaniye, ushobora kumureba neza ibice by'umubiri we byose ukabyitegereza ukavuga ati kiriya gice nacyo buriya cyamberamo umumaro. Icyo ukora ni iki wa mugabo we rero, ufata umugore wawe ukaba wamutegura, ukamusoma neza fresh, ukamubaza amakuru, ukamubwira uburyo ari mwiza. Wongeye kunda kubabwira ngo ntimugakore ikintu mucecetse. Gukora ikintu ucecetse ni bibi, buragi ntacyo biba biri cyo, uba wereka umuntu utamufitiye santima. Ariko iyo umutaka ukamubaza amakuru, ukamwereka uburyo afite ibice byiza bigize umubiri we byiza, ukambwira turamurikura akazuba, biramushimisha cyane kubera ko abona ko muri kumwe neza fresh. Icyo ukora ni iki sasa, wambura umugore wawe imyenda, ukamwambura ahantu hose, ariko buri unabishaka n'ikariso ntiwanayimwambura, wanayirika, kubera ko burya ntabwo twavuze ko igituba kiruhukira. Ukaba wamukuramo isitiye neza, ukaba wafata kagatambaro nakubwiye, ukaba wamuhanagura hano hagati y'amabere ukuntu, ukanamuhanagura ku mabere neza. Warangiza ukabona ko hasa neza, ukaba wamubwira ati shiri wanjye ufite amabere meza, ati mbega tukagiye ahagaze nk'umuntu utarabyara, ugatangira kumutaka neza, ukamubwira uburyo amabere ye ameze neza, akeye, asa neza. Warangiza ukaba
mukora ku mabere neza fresh, ariko umuntu akora ku manyonyi neza. None yuhuye n'abagore bafite amabere manini, ufite umugore ufite amabere manini, ukajya ubikamata neza ukabikoraho ukabifiringa neza uburyo uri kubikoraho, warangiza ukaba wamurigata ku tumoko, warangiza ukaba warigata hano hagati y'amabere neza fresh, ukagenda uharigata. Burya iyo uri gukora ku mabere cyane yatacinga ugenda unarigatamo hagati, umugore amabere ye aragenda akabyimba, akabyimba ukabona abaye manini, ukabona asa nkaho yishinze kandi yari yaragoye bitewe n'umushyukwe afite. Arashyuka amabere ye akabyimba fresh, ukareba ukavuga ati umugore wanjye abaye firije neza. Wamara kuyabyimbisha neza akagenda urigatamo hagati, urigatamo hagati y'amabere ukuntu, warangiza ukagira ukamusoma, ukagenda umusoma ku mabere neza, usoma rimwe usoma irindi. Wamara kubikora ugafata biki yawe neza, ukagenda uyibyiringira ku kamoko, ukajya n'ahandi gutyo. Wamara kubikora ibyo ukagenda wicisha hano hagati, ugakozaho buke buke. Wamara gukozaho buke buke ukajya unamureba mu maso ukabona ukuntu ameze, kubera ukuntu aba yashyuka aragenda kazamura neza, ukabona yaguhaye yose tishari yafate, ukabona nyine yazamutse asa nk'uwayahagaritse fresh, yaguhaye umwanya. Icyo ukora rero ni iki, uramuryamisha neza, ukamuryamisha agaramye, warangiza ukamuturuka ukaza gasa nkaho wicaye hano kunda ho gatoya, ariko ntiwicareho cyane kuko buriya inda irababara iyo wicaye cyane. Wicara gatoya ukarelaxinga, wamara kurelaxinga neza fresh, wamara kwicara ariko ugacunga buryo ki utari bumubabaze, utari bwicare ngo ababare. Warangiza ugafata diki yawe ukayishyira hahandi hagati y'amabere, ukagenda uyikozaho ntabwo bwe hagati y'amabere neza fresh. Wamara gusa nkaho uyikozaho fresh, ugasa nkaho umusitaraye hejuru kunda, ugahita usa nkaho ufashe diki yawe ukayirambika hano hagati y'amabere. Warangiza ugafata ya mabere ukayahuza neza, ukayafatanya. Warangiza rwose ugasa nkaho ugejeje imborohehe mu gituba neza fresh. Ukuntu uba wayirambitsemo, ukuntu uba wafashe ya mabere fresh, ni nkaho buri mu gituba neza, ko naho amabere aba afite ubushyuhe bwinshi. Urafata ukayahuza, warangiza ukayishyiramo hagati, ukagenda urongora, ugenda uzamuramo iryamyemo, ugenda uzamuramo. Yewe umugore agenda yumva ko izamuka, nawe kunaba yashyutswe n'amabere yashyushye cyane, akanarangiza kandi nawe ukarangiza ibintu bikamera neza, kandi mutarongoranye ibitsina, utakoze ku gituba cye. Urumva rero ko ibintu aba ari ibintu by'ubwenge kandi byiza kandi biryoshye. Nk'uko bisanzwe yari Queen ku Mahumbezi TV, tubire kukugezaho ibiganiro byacu byiza kandi bijyanye n'ibyo ushaka, inama, udushya twinshi. Ikiganiro nakagaruka, by'umwihariko abantu badushyigikiye. Ciao ciao.